Imana iguhe umugisha nawe tugiye kubana muri iri teraniro. Amen. Ndashimira Imana cyane muri iki gitondo, ubwo umuyobozi wacu Aimable yambwiye ejo twari mu bukwe, ambwira ko mushumba wacu umubyeyi yarwaye. Ambwira ko muri iki gitondo twabana, twaraye dutashe nka saa yine, reception yaratinze, nuko navuga ngo reka ndebe ndashobozwa n'Imana, reka tubane umwanya mutoya ijambo tuganira Imana ashyize ku mutima wanjye. Amen. Dusome ijambo ry'Imana hano mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Luka. Amen. Ni igice cya 10 umurongo wa 30. Twumve amasomo makeya twabasha kwiga hano ajyanye n'umutima wa Yesu. Reka dusome. Yesu aramusubiza ati, hariho umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka i Yeriko, agwa mu gico cy'abambuzi. Amen. Baramwambura, baramukubita, barigendera, bamusiga ashigaje hato agapfa. Nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira, amubonye arakikira arigendera. Umulewi ahageze nawe abigenza atyo, amubonye arakikira arigendera. Ariko Umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho. Amen. Amubonye amugirira impuhwe, aramwegera amupfuka inguma, amwomoza amavuta yelayo na vino. Amen. Amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi, aramurwaza. Amen. Bukeye bwaho yenda idenariyo 2, azira nyir'icumbi ati, umurwaze, kandi ibyo uzatanga byose birenze ku byo ngusigiye nzabikwishyura ngarutse. Amen. 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 Ndagira ngo ushimire Imana kandi ushimire abakozi b'Imana tumaze iminsi turi kumwe muri ibi cyumweru cyose gishize, ndetse n'ikindi cyo hirya, haba umushumba wacu Dr. Bihembe. Mu by'ukuri umugisha wacu, ndagira ngo tubashimire mushumba, amagambo meza kandi yatwubatse. Usanzwe mutumirira n'ubundi kenshi. Numvise umutima uyu munsi muri iki cyumweru dusoza iki cyumweru, ngize umutima wo gushimira abavugabutumwa, nubwo babashimiye kenshi, ariko nanjye by'umwihariko shimire Imana ibaho umugisha. Pasiteri Libe, umushumba wacu, baranye iminsi utubwira hejuru yo guhanga Uwiteka amaso. Imana ibaho umugisha. Igitaramo cy'ejo ku wa gatanu nacyo amakesha yabaye na Pasiteri Damien avuga gukomera kw'Imana. Ndagira ngo mu by'ukuri tubashimire, ndetse n'abandi bose bayoboye gahunda. Mwagiye mutugwa neza, mwageze neza gukorera Uwiteka. Hari igitabo kimwe nigeze gusoma kivuga hejuru y'ingororano, abera turahabwa tugeze mu ijuru. Biravuga ngo uretse n'imirimo twakoze, uretse n'ivugabutumwa twigishije, uretse kandi n'indirimbo twaririmbye n'amasengesho twasenze, uretse n'imirimo y'amaboko twakoze n'ubutunzi bwacu twatanze, Imana ngo izanaduhembera n'imigambi myiza no kugambirira neza. Amen. Amen.
nugambirira neza ugatekereza neza ukagambirira neza ukifuruza undi byiza ibyo nabyo n'indi mirimo tuzanahemberwa. Amen. Amen. ndagira kubana natwe kudufasha guhembura ubugingo bwacu ivugabutumwa ryanyu. Imana ibahe umugisha rwose. Mufite ingororano ikomeye ku Mana, nta kindi kintu twavuga. Ni byiza nubwo mufite umugisha hano ariko kandi mufite n'ingororano mu ijuru z'iyi mirimo myiza mudukorera n'uburyo mujya mudufasha mugahembura ubugingo bwacu. Amen. Amen. Hano dusomye ijambo ry'Imana kugira ngo ne kujya gutinda mu mashimwe. Nashatse ko tuganiraho gatoya hejuru y'umutima wa Yesu. Muri iki gitondo nyuma y'ijambo ry'Imana twumvise cyane amasomo twize cyane meza, ijambo ry'ibyiringiro twasubijwemo, guhanga Uwiteka amaso, Imana inzira zitandukanye kugira ngo irengere ubwoko bwayo. Imana zinyura no mu ndirimbo ikibuka abayo, aho umushumba Rubeni yatubwiye. Mu by'ukuri uyu munsi nashatse ko numvise umwuka ampira ijambo ngo turigane gatoya turebe umutima wa Yesu mu ngingo zigera muri 6 cyangwa 6. Umutima wa Yesu kuri uyu muntu wari uvuye Yerusalemu wagiye ariko akagwa mu gicu cy'abambuzi. Ibyo Yesu yamukoreye, umutima Yesu yamugaragarije kugira ngo aya masomo ahari wenda natwe twayigiraho nk'abakristo bamaze gukura, nk'abakristo bamaze iminsi hafi imyaka yose tumaze mu gakiza, n'imyaka yose tumaranye hano kuri uru rubuga. Ese Yesu aradushakaho iki? Ese Yesu aratwifuzaho iki? Muri byinshi atwifuzaho. Reka turebe izi ngingo zigera muri 6 icyo Yesu yakoreye uyu muntu wari waguye mu gice cy'abambuzi. Amen. 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 Uyu mutima wa Yesu yari afite cyangwa se yagiriye akinakomeje kuba afite kuri uyu muntu wari mu bihe bigoye bitamworoheye bikomeye. Natwe turawusabwa kugirira abandi, turawusabwa kugirira abo dusengana yewe n'abo tudasengana. Turawusabwa kandi kugirira imiryango yacu, abo tuvukana, abana bacu, ndetse n'abaturanyi n'abo tutafitanye amasano ya hafi. Amen. Kuko niwo mutima wagutse wa Yesu. Bibiliya iravuze ngo hariho umuntu umugani yaraciriye, umuntu wari uvuze ko Yesu wari uvuze ko ngo yabigenza ate, yabigenza ate, yarabaje umwigisha ngo nkore nte kugira ngo ndabe ubugingo buhoraho. Niki nakora kugira ngo nanjye nzabone ubugingo buhoraho nk'umurage? Amen. Yesu aramusubiza aramubwira bati byanditswe bite mu mategeko, icyo usoma ni iki? Uwo muntu ahita amubwira uko byanditse mu mategeko. Urumva yari abifite mu mutwe, yari abifite biri mu mutwe ariko bitari mu mutwe. Hari ibintu biba mu mutwe ntibibe mu mutima. Aramubwira ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe mu mutima wawe wose.
uyikundishe kandi ubugingo bwawe bwose. Amen. Uyikundishe kandi ngo n'imbaraga zawe zose. Amen. Amen. Ngo n'ubwenge bwawe bwose. Ibintu uko ari bine ni ibintu bikomeye, izi za dimansiyo uko ari enye dusabwa kuba arizo hanyuramo urwo rukundo rukunda Imana. Ntabwo biba byoroshye, ariko nicyo yamusubije uwo muntu urumva itegeko yari arifite ryose, yari yararikotinze neza arifite mu mutwe. Ngo ukunde na mugenzi wawe kuko wikunda. Ati ibyo ngibyo nanjye nabizi, uko niko amategeko yanditse. Yesu aramubwira ati ushubije neza. Ndumva ubifite pe, urabifite mu mutwe, unabivuze neza, n'ubutari byanditse. Amwira ati ariko nugenza utyo ngo uzagira ubugingo. Amen. Ariko ngo ashatse ngo kwigira shasha, abaza Yesu aramubwira ati harya ko umbwiye mugenzi wanjye, nakubwiye mugenzi wanjye, niwe wari wabyivugiye ngo yigira shasha, avuga mugenzi wanjye niko Yesu kumuha uyu mugani. Ntabwo nafashe muri iri jambo mvuze, ahubwo nashatse kugira ngo turebe uyu mutima wa Yesu binyuze muri uyu mugani yabwiye uyu muntu icyo yakora. Icyambere hano Bibiliya yavuze ngo Yesu ngamubonye ngo amugirire impuhwe. Abonye uriya muntu wari uvuye Yerusalemu, waguye mu gice cy'abambuzi, uriya muntu wakomeretse, uriya muntu wakubiswe, uriya muntu watakaye, uriya muntu uri aho ngaho, uriya muntu uri udafite kirengera. Bibiliya yavuze ngo umuntu wari usigaje gatoya kugira ngo apfe, kandi abo bantu barahari. Abasigaje gato kugira ngo bapfe, haba no mu bugingo, haba no mu buzima bundi busanzwe. Bariya abantu bari mu nshingano zacu, bariya abantu Yesu araduhata kugira ngo tubiteho. Nyuma yo kuba abakristo bakuze, yo guhurira kuri urubuga, nyuma yo kumva ijambo ry'Imana kenshi, nyuma yo gukura mu gakiza, hari umukoro cyangwa se hari devuware, hari ibyo Yesu adusaba kuba twakora nk'abantu bamaze gukura. Amen. Bibiliya yavuze ngo amubonye icyambere ngo amugirire impuhwe. Amen. 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 Turasabwa kandi kongera kugira impuhwe. Turasaba kugira impuhwe zaba zivukana n'imbabazi, ariko reka nkore iyi vocabulaire impuhwe, compassion. Bene data, dufite haba mu miryango, haba mu itorero, haba mu bo duturanye. Reba wa muturanyi wawe muri kumwe hafi aho ngaho, wenda utarasura, utanazi, cyangwa se reba n'uwo mukorana, n'uwo mugendana. Reba na wa wundi utazi, utarakizwa, muri kumwe aho ngaho. Yesu ntadusaba ibintu byinshi, ntadusaba kujya kure. Isi ikomeje gushuka abantu, kandi barimo baragenda binjira mu buzima bubi, ubuzima bubi cyane. Haba mu buzima busanzwe, haba ndetse no mu buzima bwo mu mwuka. Mu by'ukuri ntabwo kugwa ari ikintu gikomeye mu buryo kinaniranye, ahubwo nicyo kintu cyoroshye. Mu rwandiko rw'Abaheburayo haravuga ngo niyo bari gusubira inyuma byari kuborohera cyane. Gusubira inyuma no kugwa no guhanguka, reka mvuge gutyo,
ni ibintu byoroshye, ni ibintu byoroshye. Igikomeye kandi gitangaje ni ugukizwa no gukomeza kujya imbere, kuko birivuga ngo byari kuborohera gusubira inyuma. Igihe kimwe mushumba Rugagaza watashye yigeze atwigisha, aratubwira ngo ikintu gitangaje ngo ni ugukizwa no kujya mbere. Nicyo gitangaza. Naho umuntu kugwa no guhanguka, ibyo ni ibintu byoroshye. Ariyo mpamvu hano Yesu yagaragaje umutima kugira ngo awuduhe natwe nk'umukoro, cyangwa se awuduhe nk'inshingano. Bavandimwe bakozi b'Imana duhuriye aha ngaha, ngo amubonye icya mbere ngo amugirire impuhwe. Amen, amen. Amugirira compassion, ntiyigeze amutererana ngo ajugunye ace ku ruhande. Nubwo abantu benshi baza bashyiraho iteka uriya mutambyi n'uriya mulewi, bakabaciraho iteka kuko ngo babonye uriya muntu waguye mu gice cy'abambuzi, bo barakata ngo banyura ku ruhande, ngo ntibamwegera. Abantu iyo usomye iyi nkuru bwa mbere utaramenya amategeko n'amabwiriza yagengaga abalewi, uba wumva babaciraho iteka, wumva basa naho bahemutse. Ariko amategeko yabagengaga nuko umuntu wakomeretse, umuntu umeze nk'intumbi ategerwa. Niyo mpamvu bakikiye, bo ni abantu bakoreraga mu mategeko badakoreye mu buntu bw'Imana. Amategeko nyine ni uko yabasabaga, ariko ubu buntu bw'Imana twakiriye buzanira abantu bose agakiza. Haleluya, amen, amen. buradusaba kugira impuhwe. Kandi izi mpuhwe umwami Yesu yazigaragaje kenshi mu myaka yose yamaze 3 arimo akora hano ku isi mu buryo officiel. Nta munsi n'umwe Yesu atagaragaje impuhwe. Amen. Uyu mutima w'impuhwe ni umutima wa Yesu, kandi ni umutima Yesu adusaba kugira. Nguko yawugiriye uyu muntu wari wakomeretse. Abantu barimo barahura n'abambuzi, barimo barahura n'ibibagusha n'ibibakomeretsa, n'ibituma bava i Yerusalemu, bava mu nzu y'Imana, bava mu by'agakiza bakajya i Yeriko, bakajya ahantu habi. Ariko twe kubaciraho iteka kandi twe kubazinukwa, ahubwo turasabwa kubagirira impuhwe. Amen, amen, amen. Izi mpuhwe reka mbabwire ngo kuzigira kwacu no kwiteganiriza. Kuzigira kwacu ni ukubiba imbuto nziza. Amen, amen. Muririmbyi yaravuze ngo biba mu gitondo imbuto z'ineza. Ujye wiba ku manywa n'ikigoroba. Utegereze urindire ko zizera, kandi tuzatunda imiba tunezerewe. Efashim. Turasabwa kugira umutima w'impuhwe. Kandi uyu mutima w'impuhwe ni umutima wa Yesu, uvanamwo umutima w'ubunyamaswa. Yesu mwamubonye amugirira impuhwe. Amen, amen. Reka nongere kandi ndibutse kugira uyu mutima, kuwugirira abo ubona bari iruhande rwawe. Ntabwo ntukajye kure, gira umutima w'impuhwe kugira ngo ubavane muri situation mbi barimo. Iri hame ryo kubiba ni ihame ryiza cyane. Bibiliya iravuga mu gitabo cy'Itangiriro ngo isi ikiriho ibiba n'isarura bizahoraho.
ni ukuvuga ngo iyo tubiba iyo dufite umutima w'impuhwe aba ari urubuto tuba tubibye byanga bikunda tuzasarura. ndibuka indirimbo imwe twaririmbaga ya korali kera ivuga ngo je unapopanda mahindi utavuna nini? Utavuna mahindi. Amen, amen. Unapopanda maharagwe utavuna maharagwe, kwa maana ndiyo uliyopanda. Amen, amen. Ngo nubibira ngo mu mwuka uzasarura umwuka, nubibira mu mubiri uzasarura kubora. Amen. Ndagira ngo nongere kandi nshakarongo kuri uyu mutima w'impuhwe. Yesu aradusaba kugira umutima w'impuhwe. Kandi ntitugire kubera ko gusa uriya muntu ari byo tumutegerejeho, ahubwo tuwugire nk'umutima Yesu adusaba kugira. Amen, amen. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. amubonye ngo amugirire impuhwe. Amen. Isi irimo irakomeretsa abantu, ibihe birimo birakomeretsa abantu. Abantu barimo barasitara, barimo baragwa, abantu barimo barava mu byizerwa. Ariko nk'abakristo bakuze tubana hano twese, twongere kandi tugire uwo mutima w'impuhwe. Amen. Icya kabiri, Bibiliya yavuze ngo aramwegera amupfuka inguma. Amen, amen. Amupfuka inguma. Niko bimeze. Dufite ibintu byinshi bidukomeretsa. Kugira ngo tubashe kuba twapfuka abandi inguma, nuko natwe twaba twaromowe. Nta muntu burya ukomeretse urimo uvurwa nawe wavura undi. Biradusaba kugera ku rwego rwo kumva ko izi nguma tuba dufite, twumva ko urwo rwego twazirenze turi ku irindi level. Kandi mu by'ukuri bidukomeretsa birahari, si uko bidahari, ni byinshi, ariko tugomba kubirenga. Tukabirenga, noneho tukagira umutima wo kwegera abakomeretse tukabapfuka inguma. Ikinejeje gikomeye cyane nuko Yesu adufasha muri uwo murimo uremereye ungana gutya. Amen, amen. Kamabwire ko benshi mu rugendo barakomeretse, kandi mu by'ukuri n'iyi si niko imeze, irimo irakomeretsa abantu. Hari n'abandi bantu bajya gukomeretsa abandi. Tugire ngo Yesu abamukomerekeje ni bakeya. Yesu bamukomerekesheje amagambo mabi bamubwiye, bamukomerekesheje ibinyoma bamubeshyeye. Nibakubeshyera ntugire ngo ni wowe wenyine bibayeho, na Yesu byamubayeho. Bamukomerekesheje agasuzuguro ko ku rwego ruhanitse, bamukomerekesheje n'ibifatika amaraso arava. Yakomeretse umubiri, akomereka n'amarangamutima. Ariko ibyo ntibyigeze bituma adakora umurimo yagombaga gukora wamuzanye ku isi.
Amen. Amen. arenga iyo ntambwe ahubwo nawe abuwo komora. Uwo niwo mutima dusaba. Kandi ikinejeje cyane nuko Yesu muri uru rugendo turi kumwe nawe. Amen. Aradusaba kwegera abantu bakomeretse, tugafatanya n'ab'imibabaro yabo, tukabapfuka inguma, nukugira ngo ahato Satani atinjirira mu bikomere by'abandi bantu. Hari igihe Satani ajya mu gikomere cyawe akarushaho kugutegeka, igikomere cyawe kikarushaho kunuka kandi kikanukira n'abandi. Ariko Yesu aradusaba ngo dupfuke inguma abakomeretse. Tubapfuke inguma. Uwo ni umukoro, uwo ni umutima wa Yesu. Kandi niba hari n'ibigikomeretsa nawe, senga Imana yibwire kugira ngo igufashe ikurenze iyo ntambwe yo gukomereka. Kandi birahari, ndabizi ko hano duhuriye nta muntu udafite igikomere. Ariko niba turi mu rugero rwa Yesu, senga Imana reba ukuntu urenga iyo ntambwe y'igikomere, ahubwo urasabwa nawe komora no gupfuka inguma abakomeretse. Amen. Icya gatatu, Bibiliya yavuze ngo amwomoza amavuta ya elayo. Amen. Amen. Aya mavuta ntarayageraho, ndagira ngo babwire ngo iyo twomora abandi bantu dukomora abakomeretse, nuko biba bivuze ko tuba tuzi uburemere bw'igikomere uwo muntu afite. Kugira ngo umenye igikomere cya mwene so birasaba urugendo, birasaba kubana nawe, birasaba kuganira nawe kenshi, birasaba kandi kumutega amatwi, birasaba kumuha umwanya. Tanga umwanya wawe Yesu, umwanya yaguhaye n'amatwi Yesu yaguhaye, n'uwo mutima mwegere, wegere ukomeretse, ubane nawe, ugendana nawe mu rugendo. Ugendana nawe intambwe imwe, usura igana nawe iyindi, ugendana n'iyindi ya gatatu, ugendana n'iyindi ya kane. Hanyuma umutega amatwi kenshi, kandi ugamije ufite intego yo kugira ngo umwomore. Bibiliya yavuze ngo amwomoza ayo mavuta ya elayo, ndetse ngo amwomoza na vino. Ibi bivuze iki komoza amavuta ya elayo? Amavuta ya elayo ava mu ruvange rw'ibiti bitandukanye. Ni igiti runaka n'ikindi runaka, nujya muri Google ukabishakisha urahita ubibona uburyo ayo mavuta ya elayo ukuntu ahantu ava ahantu hatandukanye. Irava mu bunararibonye butandukanye, urava mu mpano zitandukanye, irava mu bintu bitandukanye, uruvange rw'ibintu bitandukanye, ibiti bitandukanye. Kandi aya mavuta Bibiliya ivuga ko yakoreshwaga asigwa abatambyi. Abatambyi basigwaga aya mavuta kwari ukugira ngo abashoboze guhagararira neza Imana ku isi nk'abambasaderi bavuye. Buriya aya mavuta ni amavuta yasizwe abantu bose bahamagawe n'Imana, abafasha kugira ngo babone uburyo bayihagararira neza nk'intumwa zihagarariye igihugu cyabo cy'ijuru hano ku isi. Amen. Amen. Kumbe duhagarariye Imana mu isi. Imana yohereje abambasaderi mu isi, yakohereje aho utuye ka ambasaderi wawe.
ujye umenya ngo aho ntuye inzu yanjye aho yubatse aho ntuye aho ncumbitse abo tubana ndi ambasaderi mpagarariye igihugu canje cyo mu ijuru. Amen. kandi iyo umuntu agihagarariye arakivuganira. Ntugatakaze umwanya ngo wawe mu bintu byinshi. Menya mission yawe, menya igitumye utuye aho, impamvu utuye aho ngaho nyine uri ambasaderi. Ntugatakaze umwanya wawe utarimo uvuganira igihugu cy'ijuru. Amen. Umwanya wawe ntukawutakaze muri byinshi utarimo usengera n'uwo muturanyi muri kumwe. Impamvu yabyo nuko wowe uhagarariye igihugu cy'ijuru aho ngaho nyine. Uri ambasaderi uhagarariye mu muhana mutuyemo, muri quartier mutuyemo, mu rusengero usengeramo. Ujye wumva ko ufite n'inshingano ziruta izo ukora. Ufite n'inshingano yo kuba uri ambasaderi. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Duhishurirwe iryo banga ko igihe cyose dutambuka tugenda uri ambasaderi. Amen. Ikirori cyose wagira umugisha wo gutaha, haba ubukwe, haba hehe simizi, aho waba uri hose, ahantu hose waba uri, ujye umenya ngo aha mpagaze ni ambasaderi w'igihugu canje cy'ijuru. Amen. Aya mavuta ni amavuta yasigwaga abatambyi kaba ambasaderi, akabafasha gukora umurimo. Turasabwa rero aya mavuta y'umwuka wera w'Imana kugira ngo adushoboze komora. Nta kindi cyadushobozwa, ni umwuka wera wadushoboza w'Imana kugira ngo udufashe gukora izo nshingano ziremereye, komora abantu bakomeretse. Yewe n'abandi bagukomeretsa, n'abantu baba bagukomereka. Iyi ni intambwe ihanitse iri hejuru. Iyi ni dimanche ku rwego rwo hejuru. Kwegera umuntu wagukomeretse, wagukomerekeje, uwo muntu noneho wowe ukaba ari we wamwomora. Ugize uko yagukomerekeje, kurya nta muntu ukomeretse uwundi nawe adakomeretse. Kuko ibyo umuntu atanga ibyo afite. Umwegere, ufite uwo mutwaro, ufite iyo nshingano. Uri ambasaderi wo kumwegera ukamwomora, utitaye ko yagukomerekeje, ahubwo renga intambwe yo gukomereka. None uri umu ambasaderi w'igihugu cy'ijuru, uri umushumba wiwe, uri muganga wiwe, utitaye ko yagukomerekeje, ahubwo murenga iyo ntambwe kugera kuri iyo dimansiyo. Ni dimansiyo iri hejuru cyane ihanitse, niyo Yesu adusaba. Yesu yari afite uwo mutima wo komora abantu barimo bamukomeretsa. Amen, amen. Mbega inshingano iremereye. Inshingano iremereye. Yesu yomboye abantu bamukomerekeje. Kubera yashobojwe n'iki? Yabishobojwe n'aya mavuta, yabishobojwe n'umwuka wera umuhamya wabanaga nawe. Amen, amen. Wa wundi yari avuye mu mazi, Bibiliya iravuga ngo avuye mu mazi nibwo Imana yagize ikimuvugaho. Iravuga ngo nguyu umwana wanjye nkunda, nkamwishimira mu mwumvire. Iryo ni ijwi, ni inuma, ni umwuka wera wamujeho, waje kumufasha mu murimo. Nta kindi cyadushoboza komora abadukomeretsa. Icyadushoboza ni ayo mavuta, ni uwo mwuka wera w'Imana. Kandi natwe uwo mwuka ni nawo tuwomuza. Aya mavuta ajya yomora ibikomere. Aya mavuta ya Elayo. Aya mavuta ajya avura indwara zitandukanye. Ni amavuta avura indwara mu buryo busanzwe. N'ubundi amavuta ya Elayo akenshi abantu barayarya, abantu bashobora kuyivuza, abantu bashobora kuyomoza ibikomere. Afite
afite ibintu byinshi abatambyi barayisiga, afite ibintu byinshi ajya akora. Yasigwa n'uruhu rukaba rwiza. Mu by'ukuri murumva umuntu aba mwiza cyane iyo yisize n'aya mavuta mu buryo busanzwe. Noneho reba mu buryo bw'umwuka wera w'Imana, iyo umwuka w'Imana ari muri wowe urushaho kuba mwiza mu bugingo, uba mwiza mu buryo bwo mu mwuka, mu buryo bwo mu mutima. Amen. Aya mavuta Yesu ndayomoza uriya muntu wari wakomeretse. Uyu mutima Yesu arawudusaba. Amen, amen. Bibiliya iravuga kandi ngo amwomoza na vino. Vino igereranywa n'amaraso ya Kristo. Amaraso yadukijije ibyaha. Amaraso avuga ibyiza kuruta ayabere. Amen, amen. Aya niyo maraso niyo maraso, iyi niyo vino Yesu yomoje. Ni amaraso avuga, ni amaraso agira ajya avuga, agira ijambo, agira umunwa, ni amaraso ajya avuga. Ayaberi ni amaraso yavugaga guhorerwa. Amaraso ya Abeli yavuga ngo Mana umporere urebe uko bagenza bariya bantu. Ni amaraso ataka asaba ko habaho kuripiza kisasi. Kuripiza kisasi ni uguhora nyine birumvikana. Sinjye wabona biriya bintu nabyo Mana urebe uriya muntu umwitura ibyo yankoreye. Ayo niyo maraso y'Abeli, ni uko ajya avuga. Dore ibyo badukoreye, reba nawe guhera cyagihe, reba iyi myaka tumazemo y'uruzerero, reba biriya bintu, reba ibyo, reba ukorere. Mana dufashe dusoboze, reba uko wagenza. Ayo maraso ajya avuga ibyo ni amaraso y'Abeli. Ariko amaraso ya Yesu abamukomerekeje, iyo ayo maraso ajya avuga ngo ntubabare igicumuro, ngo ubabarire kuko batazi icyo bakora. Amen, amen. Kandi koko nyine ntibakizi, kuko iyo bajya kukimenya bakamenya n'ingaruka zacyo ntibari kugikora. Ariko ya Yesu ajya avuga ngo biriya bintu babikoze mu bujiji, ntibazi ingaruka n'imyiturano zabyo, ubababarire. Mbega amasomo akigoye. Tubabarire abanzi bacu. Nguyu umutima wa Yesu. Dukunda abanzi bacu. Nguyu umutima wa Yesu. Amwomoza vino n'amaraso ye. Amina. Iyo umuntu uwakomeretse womojwe n'ayo maraso, womojwe n'iyo vino. Iyo umuntu yakomeretse hanyuma akomozwa iyo vino, akomozwa ayo maraso, ntabwo agira inzigo, ntabwo yitura ikibi yakorewe, ahubwo agira imbabazi. Akomora muri vino, akomora muri ayo maraso ya Yesu. Amen, amen. Kuko ayo maraso ajya avuga ibyiza kuruta y'Abeli. Amen. Imana ishimwe. Amen, amen. Turasabwa gutera iyo ntambwe, kugira uwo mutima wa Yesu wo komoza abakomeretse amavuta ya Elayo ndetse na vino. Icyo ni ikigero, ni urugero ruhanitse rwo hejuru, ariko turasabwa kurugeraho.
intambwe ya kane twabonye uyu musamariya mwiza yakoze kuri uriya muntu wari ukomeretse wari wavuye mu gice cy'abantu. mbere yavuze ngo amushyira ku ndogobe ye. Amen. hanyuma bamujyana mu icumbi ry'abashyitsi. ubundi iyo bibiliya ivuze indogobe ibivuze indogobe ni inyamaswa irangwa n'amahoro. naho ifarashi representa intambara. iyo bibiliya ivuze ifarashi ya Yobu ni intambara iraniha ikavuga ngo Amen. ariko indogobe ni amahoro. n'iriya ndogobe yahetse Yesu ari i Yerusalemu bamusasira amashami y'imikindo ariko gukiranuka. hanyuma agenda avuga ngo mu ijuru icuba agenda aririmba amahoro. abantu bararimba baravuga ngo hozana hozana hahirwa umuntu uje mu izina ry'Uwiteka. Amen. akindi Yesu yari azanye amahoro muri Yerusalemu. ni ukuvuga ngo ayo mahoro Yesu yaguhaye ntiyayaguhaye ngo abe yawe yayaguhaye kugira ngo uyahekemwo ubaheke muri ayo mahoro yawe ubaheke ku ndogobe. ayo mahoro yawe uyahekemo abandi bantu baremererewe bafite ibibazo uyabahekemo ubaheshe ku mahoro. Bibiliya iradusaba kuba turi abantu bafite amahoro kandi natwe tukayaha abandi. tube abanyamahoro mu mutima, tube abanyamahoro mu mivugire, tube abanyamahoro mu mikorere, tube abanyamahoro mu mibanire. iyo dimansiyo niyo Yesu adusaba kugeraho kugira ngo natwe tubone uko twayaha abandi. Amen. Yesu nk'umusamariya mwiza iyo adusanze mu mibabaro ikomeye ikaze icyiza ciwe aduheka muri iyo ngobyi y'amahoro. Amen. kandi aranadusaba natwe kugira uwo mutima n'uwo mwete wo kugira amahoro. Amen. kuko biravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. ugira umwete uyiharanire mu gitondo, ugira umwete kwa kundi umuntu agira umwete ajya mu kazi, ukagira umwete ushaka amafaranga, ukagira umwete ushaka imibereho, gira umwete wo gushaka amahoro umunsi ku wundi. Amen. niko biri dusaba ngo n'uwo kwezwa ngo kuko utejejwe udafite n'ayo mahoro atazabona umwami Imana. kugira amahoro ni kimwe kandi mu bituma tuzabona umwami Imana, kandi si ukuyagira gusa. Bibiliya irasaba ngo yahe n'abandi bantu, yahe ayo mahoro yaheke muwo muvukana. akenshi imiryango Satani yagize ishyari rinini cyane. Satani ni umugome, agenda rimwe na rimwe atandukanya abavukana, agatandukanya ababyeyi n'abana, agatandukanya inshuti n'imiryango, kuko niyo nshingano ye ni ukubiba urwango, ni ukubiba amacakubiri. ibyo ni byo Satani akora, ariko Yesu nawe abiba amahoro kandi adusaba kuyabiba mu bandi bantu. tugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Amen. Asante sana. aramujyana uwo muntu yari abuze amahoro, ngo aramuheka amujyana mu icumbi mu nzu y'abashyitsi.
hariya amujyana mu nzu y'Imana, amujyana heza heza cyane. Amen. Amen. Bidufasha abantu twongere kandi mu zo twahamagariwe dutuye byibuze umuntu umwe umuzane kuri Kristo, umuvane mu byo arimo abuza amahoro, mubwire batari handi wabonera amahoro, hari icumbi ryiza ry'abashyitsi waboneramo amahoro. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Amen. Icya gatanu, Bibiliya yavuze ngo aramurwaza. Ndagira ngo njye gutinda kuri aka kantu bukeye. Kurwaza ni ukwihanganira umunyantege, ni ukwihanganira nyir'urwaye. Imana ishimwe. Iri hame rishoborwa n'abantu bake. Mu by'ukuri nta muntu utakora ikosa, kuko nyine abantu ni abantu, ariko murwaze muri ayo makosa yiwe, mwihanganire muri ayo makosa. Turasaba kurwaza. Uyu ni umutima Yesu yagiragaho kurwaza, kwihanganira, akihanganira abanyantege nke, kuko hari icyo Yesaya yamuhanuyeho. Yesaya yaravuze ngo urumuri rucuma ntazaruzimya. Amen. Amen. Iyo bavuga urumuri rucumba ni ugucumba umwotsi, ni urumuri rutaka rurimo rurapfuka umwotsi, rucumba umwotsi. Ntabwo bisobanutse, ni umwotsi nyine, murumva ko ni umuriro, ntabwo uraka, urimo uracumba umwotsi. Ariko Yesu ngo urwo rumuri ngo ntazaruzimya, azategereza, azabihanganira. Niba rutatse none ku wa mbere, ku wa kabiri ruzaka. Amen. Amen. Niba rutaka ku wa kabiri, ku wa gatatu ruzaka. Imana ishimwe. Niba ari umunyantege nke uyu munsi, niba ubona ari muri mbi itari yo kwihanganirwa, mwihanganire. Ejo azaba ari umuntu muzima. Ikintu cyo kwihanganirana ni ikintu gishoborwa n'abantu bake cyane. Iri hame rishoborwa n'abantu bake, ariko turwazanye. Niko ameze nyine, murwaze, mwihanganire. Niko avuga, mwihanganire. Murwaze, mwegere. Umurwaze, niba iyo mivugire ari mibi uyu munsi, ariko mwerere imbuto, ihanganira izo ndege nkeya ziwe. Ejo azaba ari umuntu muzima. Amen. Amen. Imana ishimwe. Imana ihimbaza. Urumuri rucuma ntazaruzimya. Amen. Bibiliya iravuga kandi urubingo rusadutse ntazaruvuna. Nguyu umutima wa Yesu ni uwo kurwaza. Urubingo rugize uko rworoshye, ni urubingo murarwumva namwe, ariko kandi n'urwo rubingo ruranasadutse. Rugire koroha, rugire kudakomera, rugire kandi kongera gusaduka. Muri ubu hari ubuzima rufite? Nta buzima afite, ariko mwihanganire. Yesu aravuze ngo n'urwo rubingo rumeze gutyo ntazaruvuna. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Biragusaba kurwaza, kwihangana no kwihanganira abanyantege nke zo ku rwego rwo hasi, kuri levo yo hasi ubona ari abanyantege nke mu buryo butangaje. Mwihanganire, ejo azaba ari muzima, ejo azaba yakomeye. Uwo ni Petero Yesu yihanganiye, wari umeze nk'urubingo. Amen. Ariko aramwihanganira aza kuba ibuye, aba Petrasi.
aza gukomera agakuba mu butumwa yandika bino bitabo tujya twifashisha aruhabwira abantu ndababwira uwo nikoreyeho amaso yanjye akamubona intoki zanjye zikamukoraho. Amen. Hallelujah. ariko mbere ntabwo yari Petero, yari urubingo. yari umunyantege nke mu buryo butangaje. Twihangane abanyantege nkeya, ejo n'ejo bundi kubihangana no kubera imbuto no kubarwaza bazakomera. Amina. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mane guhumurisha. Umutima wa gatandatu Yesu Bibiliya ivuga yakoze. Wamuha idenariyo ebyiri. Mu by'ukuri imibanire myiza yose isaba ikiguzi. Uremera ukagira ibyo utanga umwanya, utanga n'icyubahiro cyawe, utanga personalite yawe. Imibanire yose hari icyo isaba, hari ikiguzi isaba. Amen. Amen. Ngo muhe idenariyo ebyiri. Akenshi hano abasobanuzi bavuga ko izi denariyo ebyiri ni ijambo ry'Imana, n'isezerano rya kera n'isezerano rishya. Amen. 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 Muri iri jambo tuhasanga kose, dusanga ikiguzi cy'imibanire. Icyo Bibiliya igutegeka mu mibanire gikore. Kandi tuhasanga ikiguzi cy'imibanire hagati yacu n'abandi. Harimo ikiguzi bisaba hagati yacu n'Imana, imibanire yacu n'Imana. Amina. Imana iduha umugisha izi denariyo ebyiri. Twongere kandi tuzifate twazihawe n'Imana, ni ijambo ryayo. Icyo ridutegeka nyine, tumaze icyumweru cyose twiga ijambo. Amen. Amen. Nidukora icyo, hahiriwe ngo abakora iby'iryo jambo. Amen. 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 Hallelujah. Muribuka inkuru za Dawidi na Natani amubwira uriya mugani ibyaha Dawidi yari yakoze. Natani amubwira mu mugani ubuhanuzi bwose. Kubera ko Natani ni umuhanga, ni umunyabwenge, yanyuze mu nzira y'ubwenge nyine. Nyuma Dawidi yaravuga ngo uwo muntu ndakwiriye kuba akwiriye gupfa. Hanyuma Bibiliya ijya ivuga ngo Natani aramubwira ati ariko uwo muntu ni wowe. Ni ijambo ry'Imana Natani yari amushiriye rinyuze mu buhanuzi. Kuko Bibiliya iravuga ngo ijambo ry'Imana ngo rijya riduhanira gukiranuka, ngo kugira ngo umuntu w'Imana aba afite ibimukwiriye byose. Nshatse kuvuga ngo hano izi denariyo ebyiri ryo jambo ry'Imana rijya riduhanira gukiranuka, kandi rikaduha ekipema, rikaduha ibintu byose bidukwiriye byadufasha muri uru rugendo, kugira ngo dukore umurimo mwiza w'Imana. Bibiliya iravuga ngo amuha idenariyo ebyiri, ni ijambo yamuhaye. Harimo ikiguzi cy'imibanire yacu n'abandi bantu, harimo ikiguzi cy'imibanire yacu n'Imana. Icya karindwi Bibiliya yavuze muri iri jambo twasomye, ni isezerano yamusezeranije. Yaramubwiye ngo nzagaruka kandi ngo nzakwishyura ngibyo wakoresheje byose. Hallelujah. Anishim. Ibi byose twakoreye Imana y'amateraniro yose, n'iyi mirimo yose dukora, tugira ngo bene data bose tubavaneho ibikomere, irivuga butumwa Imana yaduhaye. Amen. Amen. Yesu nagaruka azabitwishyura bene data. Amen. Amen. Kandi icyambere azatwishyura n'ubugingo buhoraho.
Imana ishimwe. iyo ni inyiturano ya mbere Yesu azaduha. Bwana asifiwe. Amen, amen. Yes, azaduha ubugingo. Umuntu womoye abandi azaduha ubugingo. Hallelujah. Umuntu womoye abakomeretse azaduha ubugingo. Amen. Umuntu wagize impuhwe azaduha ubugingo. Amen, amen. Umuntu warwaje akarwaza abandi akarwaza abanyantegeke azaduha ubugingo. Amen. Haleluya, haleluya. Hallelujah. Azaduha ubugingo. Icyo cya mbere azaduha ubugingo. Asante. Umuntu wabonetsweho n'ayo maraso ya Kristo avuga ibyiza y'Abeli azaduha ubugingo. Amen, amen. Umuntu wafashe igihe cyiwe cyo gupfuka inguma abakomeretse azaduha ubugingo. Amina. Bibiliya iravuze ngo amuha isezerano rya mbere avuze ngo ningaruka nzakwishyura ibi wakoze. Abateranye mu materaniro azaduha ubugingo. Amina, amina. Abakengeye abandi azaduha ubugingo. Haleluya. Haleluya, haleluya. Abasengera akarere azaduha ubugingo. Amena. Bibiliya iravuze kandi ngo icya kabiri azaduha n'ingororano. Uretse n'ubugingo azaduha n'ingororano. Amen, amen. Imana ntikiranirwa ngo yibagirwe imirimo dukora. Yose irayizi izaduhemba. Iyi mirimo dukorera abantu Imana irayibara irayizi. Ushobora kuyibagirwa ariko Imana irayizi. Ntangira nababwiye ngo habe no kugambirira neza n'imigambi myiza yonyine gusa tuzayihembera. Hari ibyo Yesu yadukopeje cyangwa se yaduhaye mu bibazo. Hari ibibazo Yesu yabaye yaduhaye azatubaza mu ijuru. Icya mbere mu bibazo azatubaza ni biriya Yesu yakoze nk'umuntu yakoze igihe yari hano mu isi. Aravuze ngo nari ndwaye muransura. Ni ukuri dufite abarwayi, haba abarwayi barwaye mu mubiri hari n'abandi barwaye mu mutima. Uzi ba bandi ubugingo bwabo bwarwaye warabasuye. Nari ndwaye uransura. Nari nshonje muramfungurira. Shyira ku rutonde ikicumera abantu bafunguriye. Harya ninde nafunguriye ikicumero ura? Uwarwaye nasuye muri ikicumero ninde? Ko nabaye bizi cyane nshakisha imibereho yanjye. Kaba ntarigeze iminsi 7 ishize ntarasuye umuntu. Iminsi 7 irashize ntawe nafunguriye. Nari nambaye ubusa muranyambika. Ese harya ninde mberutse kwambika? Ninde harya nambitse? Ngibyo ibibazo tugomba kwibaza. Kandi tumenye ko tuzabibazwa nitugera imbere ku Mana. Hariya tugeze mu ijuru uzabona liste y'abantu bose wasuye. Abantu wambitse, abantu warwaje. Nari mu nzu y'imbohe muransura. Harya ni bangahe umaze gusura mu nzu y'imbohe, haba mu bifatika cyangwa se physically? Harya muri ya mafaranga yo gusura za mbohe natanze angahe? Ese harya iyi gereza tubana twegeranye ahangaha nasuye, hari abantu nasuye? Muzukuri abarimo abantu bababaye. Njyewe iyo mbivuga akenshi rimwe na rimwe ukwezi nyuma y'ukwezi kumwe njya kuri gereza ahangaha yaririma nkajya kubasura buri kwezi ndasabwa nyine kujyayo n'itorero njyayo buri kwezi nkajya kubabwiriza. Ubundi hakaba n'ubufasha runaka rimwe na rimwe twajyanayo nk'itorero
uri kwezi ndasabwa kujyayo, ariko n'abantu bababaye, n'abantu bamerewe nabi. Yesu aravuga ngo nari mu nzu y'imbohe mwaransuye. Icyo ni ikibazo tuzabazwa. Bibiliya iravuga ngo twakubonye ryari, niko abantu basubije, niko umuntu yasubije, twakubonye ryari Imana dukora ibyo byose. Bibiliya iravuga ngo urya mwabikoreye muto uri hanyuma y'abandi bose. Wanasifiwe. Amen. Urya vulnerable, wa muntu wakomerekeye hariya, uriya muntu mwabikoreye uri hanyuma udafite kirengera mwabikoreye, ni jewe mwabikoreye. Bibiliya iravuga ngo Yesu ngo nasoza kuvuga amagambo amaze gukonfirima ko ariwe twabikoreye, hari n'indi jambo rikomeye ryiza yaravuze ngo kandi ngo ni muze mwinjire mu munezero wa shobuja. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Ubwami kuva kera. Haleluya. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo ni mwagumanye nanjye mwihanganana nanjye mu byo nageragejwemo, nanjye mbabikiye ikamba. Imana iduhe umugisha wishurirwa aya mabanga Yesu adushakaho, no kugira uyu mutima wa Yesu yagiriye uriya muntu wari wahuye n'abambuzi. Kandi Yesu araza vuba kugira ngo atugororere ingororano z'imirimo myiza dukora. Imana ibahe umugisha. Bene data mugira icyumweru cyiza mu izina ryera rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Amen.